bavandimwe nimugire roho mutagatifu n'ingabire ze zose. Tugeze ku munsi wa kane w'icyumweru cya gatatu mu masengesho yacu dukora yo gutakamba dusabira isi. Uyu munsi turazirikana ku ngingo ikomeye cyane kandi yibanze mu buzima bw'umuntu wese uri kuri iyi si: kwisuzuma, kwitekerezaho, kwibaza ku mpamvu y'ubuzima bwacu, kugenzura imimerere n'imibereho yacu, kubera ko uyu munsi turabona ko mu bihe bya none ikibazo gikomereye muntu ni uguhubuka, gukora ibintu utatekerejeho, kutazirikana ku ngaruka z'imyifatire cyangwa imikorere yacu. Pawulo mutagatifu aratwereka ko mu ibaruwa ya mbere yandikiye abanyakorinti mu mutwe wa 11 umurongo wa 28 kugeza kwa 32 aratwereka ko habaho ingaruka z'ikibi. Izo ngaruka z'ikibi zikaba zishobora kugira uburyo zangiza n'umugambi cyangwa zibangamira umugambi w'Imana mu byo yaremye, kandi iza ngaruka tukabona ko iyo utitwararitse bigushyira mu rubanza, bigushyira mu ngaruka zishobora kukugeza ku rupfu rwawe n'urw'abandi. Tuzirikane iri jambo hanyuma tubone kuriganiraho kugira ngo uyu munsi dusabire isi, dusabire abantu bose kugaruka ku nshingano z'umutimanama twahawe, umutimanama ugufasha kugenzura imyifatire yawe n'imimerere yawe n'imyitwarire yawe, kuko uyu munsi hari benshi turiho mu ngaruka z'uko kuba tutarafatiye icyemezo igihe z'ibyo twari kwigomwa ntitubyigomwe, tukaba turiho mu ndwara, mu ngaruka z'iyo myifatire twagize yo kunyuranya n'umutimanama muntu mu cyo yaremewe, ahubwo tugashukwa maze ibigeragezo duhuye nabyo bikadutera ingaruka n'imyifatire yangiza isi, yica muntu muri kamere mana kandi ikamutandukanya n'abavandimwe be. Ijambo ry'Imana riri mu ibaruwa Pawulo yandikiye abanyakorinti n'umutwe wa 11 umurongo wa 28 kugeza kwa 32 riragira riti: buri wese nabanze yisuzume rero maze abone kurya uwo mugati no kunywa kuri iyo nkongoro, kuko uwarya cyangwa akanywa atubahirije umubiri wa Nyagasani aba ariye kandi anyoye ikizamubyarira ubucibwe. Nicyo gituma benshi muri mwe barwaye kandi bamugaye,
ndetse bamwe bakaba baranapfuye. Iyaba twabanzaga kwisuzuma ubwacu, nta rundi rubanza twacibwa, ariko Nyagasani adutonganyiriza kutugorora kugira ngo tutarohama kuri iyi si. Bavandimwe, ijambo ry'Imana Pawulo mutagatifu uyu munsi adusaba kuzirikanaho, riradusaba twebwe ubwacu kwisuzuma. Hagayi umuhanuzi azabigarukaho mu mutwe wa mbere. Umuhanuzi aragaruka kutwereka ko kwisuzuma ari ngombwa mu buzima bw'umuntu. Noneho rero Uhoraho umugaba w'ingabo avuze atya: nimuzirikane neza ibyababayeho. Mwabibye byinshi ariko musarura bike, murarya ariko ntimwijuta, muranywa ariko inyota ikaba yose, murambara ariko ntimushire imbeho. Kuko uwakoze yarahembwe, ariko inyungu ayibika mu mufuka utobotse. Uhoraho umugaba w'ingabo avuze atya: nimuzirikane ibyababayeho. Hagayi umutwe wa mbere, umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 6. Nshuti z'Imana, ibyo Hagayi umuhanuzi avuze biradusanga mu mibereho yacu ya buri munsi. Nimwitegereza uko abantu tubayeho muri iki gihe, niyo mpamvu y'ingaruka z'ibyago byugarije isi. Ni kuri iri jambo Hagayi agarutseho kuzirikana ku bintu bitubaho, ariko tukanibaza impamvu. Ijambo Pawulo mutagatifu avuze riruzuzanya n'irya Hagayi. Pawulo ati nimubanze mwisuzume. Kutisuzuma kwacu twabonye ingaruka bitugiraho, kuko bishobora no kutubyarira ubucibwe, bishobora kubyara ubumuga bunyuranye, bigeze abantu ku rupfu. Akatugira inama ati mubanze mwisuzume. Izi ngaruka zigeraho Hagayi agarutse akatwereka ko turatunga ariko ntidushyikira gutuza, turarya ariko ntitunyurwa, turiho buri muntu wese aranywa ariko inyota ikanga ikaba yose, turambara ngo ntidushire imbeho, ndetse n'ugize ngo arakora abantu bakavuga baturiye afite akazi, atarike ugira ngo arabika mu mifuka itobotse. Usanga hari abarusha imyenda abatagira n'akazi, usanga hari abarusha amagorwa n'amaganya abakene, kandi aribo bagaragaraga nk'abahiriwe. Kuki uko umuntu azamuka ibibazo bimubana byinshi, aho kugira ngo avuge ko yasubijwe. Hari abantu tujya tureba, abantu bakavuga ngo bari mu bisubizo, ariko wamwegera ugasanga arakubwira ati agahinda ntikica, kuko
ntiwamenya ibibazo byanjye. Imana idusezeranya kongera kutwubaka, ngiryo isezerano ryayo. Iri sezerano ritwereka ko Yeremiya umuhanuzi, iyo Imana ibona umuntu asenyutse, Imana yibona umuntu atakaje, Imana ni umubyeyi, irongera ikavuga iti reka nsubireyo mwurura umutima, mwereke ko ibyo yibwira binyuranije, akora binyuranije n'ukuri kw'icyo namuremeye, bizamubera igihombo. Uyu munsi Imana irashaka ko twongera kuzirikana ku ngaruka yo gukora cyangwa yo kubaho ku byo tutasezeranyijwe n'ijambo ry'Imana n'isezerano ry'Imana. Ibyo dukora twirengagije amategeko y'Imana, ibyo dukora twirengagije umutimanama, bizakubyarira uburwayi, bizakubyarira ubucibwe, bizakubyarira ubupfu. Niyo mpamvu Nyagasani yongera kukubwira ati ndashaka kongera kukubaka. Dore iryo sezerano nzagirana n'umuryango wa Isiraheli nyuma y'iyo minsi, wari Uhoraho bivuze. Amategeko yanjye nzayabacengezamo, nyandike mu mutima, bityo mbabere Imana nabo bambere umuryango. Ntibazongera kwigishanya bavuga ngo menye Uhoraho, kuko bazaba banzi uhereye ku muto kugeza ku mukuru, uwo ni Uhoraho bivuze. Nkababarira ubugome bwabo, sinongere no kwibuka icyaha cyabo kundi. Muvandimwe, Imana iduhaye igihe cyo kwisubiraho. Imana iduhaye igihe cyo kongera kutwubaka. Nahuye n'abantu benshi mu buzima bagendera kuri iri jambo rivuga ngo iyo mbimenya. Nahuye n'abantu tuganira mbaherekeza mu buzima bwabo, igihe cyo gupfa, barikisha iminsi yabo irangira mu mutuzo w'umutima. Ariko abenshi bakambwira bati uzamenye kandi uzirikane ko ikibi ntago gishobora kugeza muntu ku cyiza. Nabayeho, narishimishije, nariye ibyo nshaka, nagiye aho nshaka, nakoze ibyo nshaka, ariko ndarogreta, ndicuza. Icyo nasaruyemo ni iki? Icyo byamariye ni iki? Ubu ndabona amahirwe n'umunezero abizirika ku Mana mufite, abagengwa n'amategeko yayo muhorana, atari kubera byinshi mufite, atari kubera ibibazo bibuze, ariko kuko kwisuzuma Imana Roho Mutagatifu ibaha uburyo mwitwara mu bibabayeho. Uyu munsi wa none twemere yuko hari ibimenyetso tubona bitubwira ngo nyabuneka isuzume. Hari utunyamaswa tuba mu ishyamba batwita isha, dufite amahembe maremare meza. Noneho rero umunsi umwe ishyamba bararigose bashaka gutwika utwo tunyamaswa, ariko iyo sha y'ingabo n'ingore yayo, ingore yaracengaga igahora isuzuma ntiyirare.
ingabo yo ikaba ikumva ishyamba ari iryayo. None igihe kimwe baza gutwika rya shyamba barigotesha umuriro, yasha y'ingore irabibona, ibwira ingabo iti iri shyamba si ryeru, wikwidegembya nk'uko twabigenzaga mbere, reka ducukure umwobo, dore batangiye gutwika ariko umuriro nturatugeraho, nujya kutugeraho tuzamanuka tujye muri wa mwobo, ariko kugira ngo tuwinjiremo birasaba ko baduca aya mahembe meza yacu, twemera tukacibwa aya mahembe. Isha y'ingabo ngo ibyumve, ibwira y'ingore iti wowe njyewe ndaguca ayo mahembe yawe, ariko njyewe n'ubwema bwanjye, njyewe n'ubugabo bwanjye ntabwo nshobora kwemera ko nzirwanaho nzi kwiruka, ndiyizeye nzi kwiruka, uwo muriro nuza nzirukanka ntabwo uzantwika. Isha y'ingore irunamira iracukura, irangije bwira ingabo iti nkuriraho aya mahembe. Ingabo irabikora rwose, yavuga iti ngaho reka ndebe uko bizakugendekera. Umuriro uraza, utangiye kwegera ahandi yasha y'ingore koko iramanuka ijya mu mwobo, yari ifite ibikomere byaho amahembe yari ari, ariko iravuga iti ntacyo ububabare bw'igihe gito, ariko igihe kirekire nzagumana ubuzima. Isha y'ingabo umuriro uje igiye kwiruka isanga hariya harashyibona, birayiyobeye, igarutse inyuma n'ibigenda gutyo. Birangira gute? Birangira igarutse ngo yinjire muri wa mwobo, ariko amahembe arayangira. Ihamagara ya ngore iti nyabuneka wambabare ukazamuka ukankurira aya mahembe. Hanyuma ingore irayibwira iti ntabwo ubu ntibigishobotse, twahawe igihe, byaje tubireba, twagize umutima nama utuburira, twari tuzi abandi byabayeho mbere. Ibyo byose twabiherewe kugira ngo iki gihe nikigera bizadufashe kurokora ubugingo bwacu, ariko twishinze ibihe, twibeshye ubushobozi, twiringiye imbaraga zacu, twizeye ikirere cyangwa twiringira isi, twiringira abana b'abantu. None amagorwa yawe arakwegereje, uzicuza igihe wapfushije ubusa, uzicuza imyifatire, imibereho, ibikorwa wakoze umutimanama wawe ukubwira ngo garukiraho. Uzicuza igihe wari kupfuka mu gasengo ukambaza Imana, ukaba waravuze uti no guta igihe no kurindagira. Uzicuza igihe wari kujya mu butayu ukigomwa kugira ngo ubohore umubiri wawe ku bishuko by'iyi si, nyamara wakomeye ku mahembe yawe. Muvandimwe, ca bugufi amahembe yawe, wemere kuyatakaza, ucukura umwobo wawe, kuko ibigeragezo, ibimenyetso tubona kuri iyi si, ibihe turimo, aho tugana, Imana yabiguhaye ikubwira ngo wisuzume, umenye uko ubaho, umenye uko witwara, ejo utazavuga ngo iyo mbimenya. Nyagasani Yesu Kristo, uri umukiza, uri umucunguzi, uri imbaraga, uri ubuzima,
bw'abakwiringira, ukaba umugenga w'abakwiyeguriye. Ngwino uyu munsi utubohore ku myifatire n'ibikorwa byose twakoze tutisuzumye, utubohore ku buryo twitwaye imbere yawe ku byaha dukorera mu ngoro yawe, mu nsengero, uko tunyuranya n'umutimanama wacu kandi utuburira. Yesu Kristo, ohereza roho wawe nyir'ukuri atuyobore mu kuri uyu munsi, abantu gutsinda no kuganza imyifatire itaboneye, ibikorwa by'umwijima, bityo iyi si yongere kugira umugisha uguturukaho. Turakwiringiye, amazi n'amaraso byavutse mu mutima wawe byo soko y'impuhwe uhora utugirira, bituma utugirira impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Nyagasani aguhe umugisha, umunsi mwiza. Ubishatse wanyisa